nongere mbasuhuze mbifurize kumererwa neza cyane mwe mudukunda mukadukurikirana buri munsi kuri channel yanyu ni Rutamu Talk Zone TV iwabo w'abasportif. Reka nizere ko ibintu ari amahoro cyane. Uyu ni wa mwanya tuba tuganira byinshi bigiye bitandukanye, ariko it's a breaking news. Makuru agezweho arimo kuvugwa kuri iki cyumweru ni imiriro. Apare ekipe ya APR irimo kwandagazwa bayambika ubusa bayikubita vibaya sana, ariko ntabwo byabuza za ndani n'amakuru agiye atandukanye. Mboneraho gusuhuza abafana ndetse n'abakunzi tubana buri munsi. Ndabashimiye mwebwe mwakoze subscribe kuri Rutamu Talk Zone TV. So fine. Breaking news. Umusaruro mbumbe ushimishije uhagije ufite byinshi uzahindura muri ekipe ya Rayon Sport ni nyuma y'inama ikomeye cyane yabaye kuri kino cyumweru ihuza abayobozi ba ekipe ya Rayon Sport ndetse n'abayobozi b'amafani club bagiye batandukanye. Ni inama yabereye ku Ruyenzi, hari imyanzuro ikakaye yafatiwemo, ariko hari n'izindi ntego bihaye bagomba guhigura muri iyi season ya 2025-2026. Ibyo byose byamaze kugira ute, byamaze kwemezwa kuri ekipe ya Rayon Sport. Kuki abasaza bisabye kongera kubahuriza hamwe kugira ngo bagaragaze ukuri kwabo? Byatewe n'iki? Ntugire ahantu ugendagira ngo tujyane neza, tugendane neza, taza gucikora ikintu habe na kimwe. Imyanzuro yafashwe nta gihindutse. Ekipe ya Rayon Sport igomba kuva Kicukiro Ziniya ikimukira mu yindi nyubako hano mu mujyi wa Kigali bagomba gushiramo office, ndetse hakaza bariho n'iduka ku bantu bose bashaka ibikoresho bya Rayon Sport. Ese aho hantu nihe? Ni inyubako iremereye cyane mu mujyi wa Kigali, turaza kubabwira hangaha. Abakinyi bagomba gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport uko byagenda kose byamaze gusinywaho n'abayobozi ba Rayon Sport. Abo nabo hano kuri tebo turaza kubabwira. Icyo usabwa ni kimwe, kora subscribe, share na comment maguru agiye atandukanye. Murabizi ko turimo kugwana no kuzamuka, muzi ibyabaye ntabwo ari byiza, ariko turimo kugwana no kuzamuka. Iryo zamuka ryacu rero ugomba nawe kurigiramo uruhare, ukora subscribe, share na comment. Ndabizi neza ko nta kintu na kimwe nasaba umusportif ngo akinyime, cyane kudashaka za ndani n'andi makuru agiye atandukanye abagenda avugwa hirya no hino. Gudu, ndabashimiye. So nkuko nabitanye mbikubwira, ekipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi yari ifitanye inama n'abanyamuryango bagiye batandukanye. Na amafani club yose bahuriye hariya ku Ruyenzi baraganira byinshi bitandukanye. Abafana bagira ikintu basaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon n'ibiye bitandukanye. So topic cyangwa se icyo kiraje inshinga, nkuko bigaragara kuri social media za ekipe ya Rayon, kwari ukurebera hamwe ubuzima n'imibereho ya ekipe ya Rayon Sport muri sezo igiye kuza. Byabaye n'amahire, bose baritabira, abasaza bose bitabiriye, haba Paul Muvunyi ndetse na Tadeyo. Habonerwaho umwanya w'abafana wo kubaza neza ibyaba bitagenda muri ekipe ya Rayon Sport n'iby'ubwegure byatangajwe mu minsi ishize. Ibyo byose byaje gusobanuka. Reka mpera ku icyo ngicyo cy'imibanire
itari myiza hagati y'ikipe ya Rayon Sport cyane cyane muri komite nyobozi ya Rayon. Ibyo byaravuzwe cyane birarahitinga ku social media yatandukanye no muri media, ariko abasaza bavuze ko nta kibazo na kimwe gihari hagati yabo, ndetse nta n'umuntu wigeze atekereza gusezera cyangwa se kuva mu nshingano zo muri equipe ya Rayon Sport. Ariko twarabiburekinze, murabyibuka uwagaho kwiyunga mu cyumweru gishize, Perezida Paul Muvunyi akemera gutanga abakinnyi babiri muri equipe ya Rayon. Niho bisa naho byagabanyirije imbaraga, ariko byari byavuzwe kandi byari bigiye kubaho. Habura gake abantu barakumakuma mu bagona Sadat yabivuzeho kuri Fine FM, avuga ati ngewe hari icyo nakora gikomeye mu guhuza abantu nagikora. Ntabwo Sadat yapfe kuvuga amagambo nta kintu gihari cyabaye. Icyari cyabaye cyari gihari, ahubwo ntabwo twakabonye statement yanyu bisobanura neza nabigaragaza. Ibyo ngibyo birarangira. Ariko amakuru aba Sport bamenya zandani nuko ubuyobozi bwa Rayon buri kumwe kandi bumeze neza, bwiteguye gukora buri kimwe cyose. Equipe igakomeza ikabo kandi igatera imbere. Icyo kintu kibe clear ku bafana b'ikipe ya Rayon. Wenda natwe kinyamupira hari ibyo twareba tukabona, ariko baremeza ko bameze neza, nta muntu ufite ikibazo wundi. Icya kabiri, mbere ko twinjira mu miriro ndetse n'iby'imigabane byakomojweho, fan club yitwa Blue Family, ngira ngo abantu barayizi. Ni fan club iremereye cyane, imaze igihe cyane mu ikipe ya Rayon igaragara. Iyi fan club yemeje ko igomba kwitangira equipe ya Rayon, iriya bisi equipe ya Rayon bakayikoreshaho ibibura, hanyuma equipe ya Rayon igatangira sezitaha ifite imodoka kugenderamo. N'ubwitange budasanzwe kuri Blue Family pe. N'ubwitange budasanzwe kuri Blue Family. Mu gihe baramuka bikoze, kuko abantu bagiye bahiga kenshi, ariko ugasanga ntabwo bari guhigura imihigo bakoze. So kuri Blue Family rumva ko mu by'ukuri yaba ari ubwitange budasanzwe equipe ya Sport ibonye imodoka yigengaho yayo, ariko bigizwemo uruhare na Blue Family fan club, mu fan club akuze cyane muri equipe ya Rayon Sport. Icyo nacyo reka tugishire ku ruhande. Icya gatatu nicyo ngicyo cy'imigabane n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubuyobozi bwa Rayon bwagaragaje ko hari umuterankunga mushya, ntabwo bugeze mu mutumurikira ngo tumubwire abantu, ariko umuterankunga arahari. Umuterankunga mushya ugomba kwinjirana miliyoni 300 z'amanyarwanda. Mu gihe cya vuba abafana ba Rayon n'itangazamakuru turaza kubimurikirwa, ariko iyo deal iriho na company ikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda igomba gutanga miliyoni 300, ikaza yengera kuri Skol itanga miliyoni zirenga 100. Urumva ko ni kimwe mu bisubizo equipe ya Rayon Sport irimo kugenda ishaka ikira mu baterankunga. Hoteli cyangwa se inyubako ya Kigali Hilton, iyi hoteli mu mujyi katikati niho hantu hagiye kuba ibiro bya AP bya Rayon. Equipe ya Sport ive haraza Ziniya aho yabaga yimukiye mu mujyi. Nubwo izahagira ofisi, ni naho hazacururizwa ibikoresho bya equipe ya Rayon. Ubwo ni jersey, imipira, amakabutura, amajampa, ndetse n'abanyarafite amabodaboda, n'izindi nkweto zitandukanye za Rayon Sport n'ibikapa n'ibindi byose bizajya bigurirwa aho ngaho. Icyo cy'abafana ba Rayon bakitegura. Ni ibintu byinshi byavugiwe muri nama, mpamya ko bizatanga umusaruro kuri equipe ya Rayon. So hari amanama menshi agenda aba muri equipe ya Rayon, karangira
bitageze ku musaruro wa 100% cyangwa se ugasanga hari izindi mbogamizi zijemo, ariko sofa ekipe ya Rayon ubona ko ni n'amagize akamaro, ndetse abafana club hafi yose yitabiriye n'abayobozi bitabiriye baraganira byinshi bitandukanye, impungenge ziriho zavuyeho. Icyo kintu abantu bakimenye. Perezida abajijwe ku cy'umwataka, ese umwataka azaza ko tubona tumukeneye? Iki nacyo bagikomojeho, ariko mbere yo kugikomozaho ndongera nkwibutse gukora subscribe. Kora subscribe, share na comment kugira ngo ukomeze kujoininga Rutamu Talk Zone TV iwabo ba sportif. Mutarakanda subscribe mu by'ukuri ntabwo bimeze neza cyane, kandi tugiye kwinjira mu miriro. Champion igiye gutangira mu gihe cya vuba, champion igiye gutangira mu gihe cya vuba, mbisubiremo. Tuzakora byinshi cyane bigiye bitandukanye, hari za ndana amakuru menshi atandukanye. Kugira ngo rero ujye uba uri updated biragusaba gukora subscribe. Kora subscribe, share, comment mu group agiye atandukanye, kugira ngo buri kimwe cyose kibe kimeze neza 5/5. Ndakwinginze, nzamuye ibiganza, nshira amavi hasi, ndagusabye kora subscribe. Kandi abizi neza ko nta kintu na kimwe wasa mu sportif ngakikwime. Ubwo rero no mwanya mwiza wo kugira ngo ube wakwigaragaza cyane muri izi gahunda zigiye zitandukanye. Good. Ariko tukiri aho, ndashaka kujya kwibutsa abantu ikintu gikomeye cyane. Murabizi ko umwaka ugiye kuza mu mpeshyi 2026 hazaba igikombe cy'isi kigomba kuzabera muri Mexico ndetse na Canada. Abakunda kureba hirya no hino mwamaze kubona itangazo ry'uko abantu bagomba kwantendera igikombe cy'isi, ariko bakagenda nk'aba youth volunteer. UEFA shidanze amahirwe FIFA yo kugira ngo applying ukore ikizamini gito gisabwa, numara kugikora ubundi ugira ute uhabwa amahirwe kujya ku muyufu mu kino gikombe cy'isi. Iyo serivisi abantu bashaka kwimenyaho byinshi bitandukanye barimo kugenda bafashwa n'inzobere hano i Kigali mu Rwanda, cyane cyane ku kigo cya IBTC Film Arts School hano kwa Rubangura. Uhari waza kubazwa ukabaza amahirwe arimo gutangwa ndetse n'icyo abantu basabwa kugira ngo bemererwe kujya gukora igikombe cy'isi hariya muri Amerika, Mexico ndetse na Canada. Hamagara kuri 0781 Iyi nimero iritabwa na Senior ubwo ukomeye cyane kabisa, bamwita Daniel, ni manager hariya kabisa. Aragusobanurira buri kimwe cyose, namara kugusobanurira anagufashe kwa applyinga, anakwereka uburyo bw'ibizamini. Deja aragufasha mpaka ugeze kuri finalist, hahandi uvuga uti ndagiye. Ubwo rero ni kuri 0781 Ibyo byose bikurikize neza cyane, ubundi bigende neza cyane. So tukiri aho, inkera y'abahizi yakomezaga kuri iki cyumweru, ariko duferest equipe ya polisi yabaye the champion, yitwaye neza muri iyi mikino nyuma yo gutsinda equipe ya AS kuri za penalty, banganya igitego kimwe kuri kimwe. Equipe ya AS mu by'ukuri yatunguranye cyane muri iyi mikino, ivuyemo nta match batsinzwe, kandi equipe ubona ko yagendaga idoda isudira ikora buri kimwe cyose kugira ngo irebe ko yagite ko yahatana, ariko byose byabaye kuri za penalty iratsindwa. Ariko sofa kuva ku mutoza kujya ku muyobozi wa nyuma, ni equipe ya AS ubona ko hari ibintu byinshi irimo kugenda yubaka, ihindura gake gake mu bushobozi bwayo bukeya. Equipe ya APR irimo kwandagazwa cyane na equipe ya Azam. Abantu benshi batunguwe cyane, baravuga bati why niki cyabaye muri equipe ya APR ku buryo bigenda gutya. So ibyo byose rero ni ibintu birimo kugenda byorganizwa cyane. Twarimo tuganira kuri equipe ya Rayon Sport Murera. Equipe ya Rayon Sport irimo gushaka ibisubizo bye bitandukanye,
ariko yashaka ibisubizo yareka ku kibazo murimo kumbaza, ese umwataka Karundura azaza? Ikibazo bakivuzeho mu nama, nibyo koko umwataka agomba kuza. Mu gihe cya vuba muraza kumutangarizwa, kuko nabo ntabwo banyuzwe na serivisi Big Bero yatanze. Mwataka agomba kuza mu gihe cya vuba, icyo ngicyo ni kimwe. Ikindi kintu cya kabiri utagomba kurenzaho amaso ni nimero 6. Uyu nawe Paul Muvunyi yongeye gushimangira ko yiteguye kuba yamuhereza ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero reka nizere ko ibintu byose ari utamu, nta kibazo na kimwe gihari. Mbifurize kunogerwa na gahunda zacu. Shout ku bantu mwese subscribe, nawe utarakora subscribe ni mwanya mwiza kugira ngo wigaragaze. Ubwo shampiyona iraza gutangira tariki 12 z'ukwezi kwa 9, alright? Ubwo imikino igomba gutangira, tongera kubona imiriro ku stade agiye atandukanye, ariko harabura iminsi mike tukamenya perezida wa Ferwafa. Ni mukandida unique bwana Fabrice Shema, akaba ariwe uri kuvuga ko ashaka kuba yahabwa amahirwe cyangwa se akaba yatorerwa kuyobora Ferwafa. Ubwo ibyo byose ni ibintu tuzagira tugaruka uko iminsi izagenda iza. Shout ku bantu mwese, nabifuriza kugira impera nziza z'ukwezi kwa 8.